hashize iminsi havugwa inkuru nyinshi mu bihugu by'abaturanyi, ndavuga uburundi ndetse na congo, bafata perezida Poul Kagame bakamutuka, bagafata amafoto yiwe bakayashyiraho ngo yapfuye, bagashyiraho ibitutsi, bagakora ama videos ngari kurya ishinge vahiste ariko mukubita. Ibyo byose bikorwa n'abene gihugu, abaturage b'ibyo bihugu, yemwe harimo na bamwe bazaga mu gihugu cy'u Rwanda kuhahahira, ariko kuba imyumvire mibi yashizwemo n'abayobozi babo, abumva igihugu cyabo aricyo kirimo kuri. Poul Kagame yashinzwe gushinga imitwe y'iterabwoba ndetse no kuyifasha, harimo M23, ko ari we uyiha inkunga. Hajyaho Red Tabara yajengereje abarundi, cyane ko hari n'umurundi ejo bundi wafashwe ngavuga ko avuye muri Red Tabara, ndetse ngo yashimutswe ageze ku mupaka, agatwara n'imodoka ya Vigo ikamujyana intashyo, ngajya gukora ikosi agahabwa intwaro ngo yatake igihugu cy'u Burundi. Yamara kugera mu gihugu cy'u Burundi bari mu ishyamba ngo nibwo yabacitse akirukanka. Ibyo ngibyo byose twamaze kuvumbura ko ari inkuru ziba zateguwe kugira ngo bakomeze basebye umukuru w'igihugu cyacu. Ariko mu magambo make yabwiye abanyarwanda ngo nimugatinye ibitumbaraye, kubera ko ibitumbaraye ntabwo bisaba ibintu binini kugira ngo biturike, kugira ngo ibintu byose bikirimo aho ngaho muri icyo kintu gitumbaraye wowe wabura ahantu bijya. Iyo ufashe agashinge gato ugapfumuraho, ugatoboraho gato gusa, ugakozaho, cya kintu cyita giturika. Tumenya ko ari umwuka wari urimo cyangwa se cyari kirimo ubusa, kuko ibintu byari birimo urabibura. Ngo burya ingungu ririmo ubusa nisakuza kurusha irimo ikintu. Niyo mpamvu buriya mugabo cyangwa se bari abagabo bejo ubundi muri politiki cyangwa se mu kuyobora abaturage no mu Rwanda ingamba, abaje ejo bundi bafite urusaku ariko ntabwo bazi uburyo intambara ikorwamo. Niyo mpamvu igihugu cy'u Rwanda gihora gicicitse gusa kirebera hafi, cyane cyane ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda, ku buryo ngo uzashaka kurenga imbibi bazamuhibye nta burenganzira basabye, bazamukubita, bamukubita inshuro 800 kuri 800. Yibaze icyatumye atinyuka kuza mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nibwo azamenya ko igihugu cy'u Rwanda kitakina, cyane cyane bitewe n'ibintu byaciyemo amahanga yaragitereranye. Ibyo ngibyo bikomeza kugenda bivugwa na perezida Poul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda, imfura mu mfura, ukomeza kugenda ukundwa n'abaturage benshi, ndetse abavuka ndetse n'abari bariho icyo gihe guherera mu 1994 bw'inkotanyi zabohoraga igihugu mu kwezi kwa karindwi. Ibintu byasabye amezi 3 kugira ngo babe bamaze kubohora abatutsi, cyangwa se igihugu abatutsi bishwaga mu mwaka w'1994 ubwo bashakaga kwica bose ngo batsembe. Poul Kagame n'abagenzi biwe bakaza bakarwana igihugu bivuye inyuma, ndetse nta nubwo bafite ko baza kubizira cyangwa se ngo babe babipfiramwo, bakumva ko bagomba kubohora igihugu cy'u Rwanda, ikinyarwanda cyangwa se abanyarwanda muri rusange bakabaha ituze. Abatarakoze jenoside cyangwa se bamwe mu bahutu bari bariho bafashaga abatutsi cyangwa se barwanyaga ibyakoraga, ndetse n'abanyarwanda bari bariho ubungu, ndavuga abatutsi, gahabwa ubumwe akiyunga, ndetse abakoze ibyaha bakabihanirwa, ndavuga abakoze jenoside ndetse n'abayigizemo uruhare bakabihanirwa. Nubwo harimo bamwe bahunze mu bihugu by'abaturanyi, harimo nk'ibyo bya Congo ndetse n'ibindi bihugu batarafatwa, gusa ugeragejwe kumenyekana yishiduka yageze ku gihugu cy'u Rwanda atazi uburyo byagenze. Mwagiye mwumva benshi bagiye bafatwa kandi babigizemo uruhare, sibyo ko harimo abagiye barikurwa bitewe n'impamvu runaka, ariko n'undi wese ubitinyuka arafatwa agahanwa. Nyakubahwa perezida wa repubulika rero, intwaro y'igihugu cy'u Rwanda ikomezwa kugenda ishimwa n'abanyarwanda benshi cyane. Abana bavuka ubu ngubu bavuka bazi perezida Poul Kagame nk'intwari yabohoye igihugu cy'u Rwanda. Yakomeje kugenda abwira abanyarwanda ko nta mpungenge bagomba kugira, ahubwo bagomba kurya, bakoga, bakajya mu kazi, nimugoroba bumva bananiwe bakaryama bagasinzira, kubera ko inkotanyi zariteguye, ntago zigishwa urugamba, cyane ko u Rwanda rudaterwa ahubwo rutera. Uzashaka kugerageza bazamuha ibyiwe. Akomeza kugenda yizeza ibitangaza abanyarwanda, ndetse abaha ihumure n'umutuze, kugira ngo bumve ko nta kintu na kimwe bazaba, n'ibyo ngibyo bumva nta makangatwa. Ni bya bindi bavuga ngo nimugatinye ibitumbaraye, kuko bipfumurwa n'akantu gatoya. Umunsi washatse intambara yavuze ko nta burenganzira azigera asaba amahanga, cyangwa se atazigera akenera uruhushya ku muntu uwo ari we wese. Icyo gihe intambara izaba ku bayiteje bazifuza ko irangira, bibabere nk'ibyabaye kuri Idi Amin Dada. Uwo mugabo muri Uganda muramuzi, wayoboje abanyarwanda igitugu akica benshi,
yameze nk'igicucu ubwo bavuga ngo politike yiwe ngirimo komedi ngo ni umunyarwenya ariko yari nk'igicucu yishe abanyarwanda bishica abazungu benshi n'abandi bantu bakoreraga mu gihugu cy'Ubugande ubwo yabicaga akajya kubagaburira ingona akababagira kuruza akabatema akabakubita inyundo akabarasa iyo yicaga abantu yumvaga bimushimishije uwo ni Idi Amin Dada ariko igihe Tanzania yamuteraga yifuje kuba yaganira na Tanzania ibyo ngibyo ntabwo byigeze bimuhira wapi ahubwo yarakubiswe arahungahungira amahanga babandi bamufashaga guteza umutekano muke mu gihugu cyiwe nibo bamuhaye ubuhungiro kugeza igihe yitabiye Imana ariko ntabwo yigeze gutinyuka agaruka muri Uganda nako bari abagabo rero bizabagendekera ubwo bazashaka kuzana urusaku bazashiduka bari guhunga muri za president zabo cyangwa se ahantu baba bashiduka bari guhungana n'imiryango yabo bavuze ko bazatera igihugu cy'u Rwanda bakagitwika ndetse abanyarwanda bose bakabagira abakoloni cyangwa se abakozi babo barangiza bagafata ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ndavuga leta ya Kigali bakayirukana bakayumuganisha ikajya mu ishyamba barangiza bakagarura abandi bakoze jenoside bagakora ibyo bakoraga kuko bavuze ko bazarwa mu gihugu cy'u Rwanda nta batutsi n'umwe hasigaye gusa ijambo rihari ngo nuko bibeshya cyane kuko igihugu cy'u Rwanda gifite abasirikari n'abana bato bari kuzamuka kandi bagomba kuzarwanira igihugu cy'u Rwanda nanjye kumva akanya niteguye kuzamenera amaraso yanjye igihugu cy'u Rwanda gusa ibyo ngibyo ntabwo bica intege bari abayobozi bakorera igihugu byabo ndavuga uburundi ndetse na congo kuko bakamije bavuga ko bagomba kwataka igihugu cy'u Rwanda gusa ijambo rimwe ku banyarwanda nuko twiteguye ndetse nahabwo badufite habe na gato igihe cyose bazasira bazabona ibyabo kandi tuzabaha twivuye inyuma buriya ngo iyo umuntu umwihoreye akomeza kugira ngo urinjije ariko iyo ashatse kukwendereza uhita umwereka ko ari we njiji kandi mu buryo bugaragara ndagushimiye cyane rero twabanye dutangira ino video kandi subscribe kugira ngo ujye ukomeza urebe n'izindi video Imana iguhe umugisha murakoze ciao ciao